I think ndatekereza ko nemereye kuba nagurisha. Aravuga ngo hari ibitaraba approved, no kuvuga ngo hari ibitaremezwa, ariko mwabonye ko mu by'ukuri nta kintu na kimwe cy'ikibazo afite kuri account ye, ariko hari ibyo atarasobanukirwa kandi afite umutungo we, hari ibintu atarasobanukirwa ku mutungo we. Narababwiye ngo mu bintu byose umuntu kurusha amakuru kuri ibyo bintu niwe ubigiramo inyungu kurusha wowe udafite amakuru ahagije. Uyu muntu iyo aza kugira amakuru ahagije ntago baba baramutwaye ziriya payi zigera ku Shuti bakunze w'Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherere hose ku isi. Mbabwire nti ibyiza bikomeze kuganza ibibi. Kuri uyu munota rero ndagira ngo twongere tuganire kuri Pi Network, aho tugiye kureba message. Hari message nyinshi abapayiniye bagenda banyandikira bagira ibyo bambaza kuri account zabo za Pi Network, kubera ko baba banyuze mu video yanjye ari kuri YouTube channel yanjye Umutahira TV, bigatuma bavuga bati ibyo ari byose reka turebe Umutahira hanyuma adufashe dusobanukirwe ibya account zacu za Pi Network. Wowe niba ufite ikibazo ukabasha kuba wareba amwe mu video yanjye ukumva hari ibyo nagufasha gusobanukirwa, ngo hayikaze ku Mutahira TV ndetse no kuri nimero yanjye, aho ushobora kunyandikira kuri WhatsApp hanyuma nkagufasha gusobanukirwa bigiye bitandukanye. Kugeza kuri uyu munota rero, niba utarakora subscribe akaba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel yacu Umutahira TV, cyangwa se ukaba warusanzwe uzaho ariko utarakora subscribe, reka ngusabe ukore subscribe hanyuma ukanda kazogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzajya dushyiraho kizajya gihita kikugeraho nk'ako kanya. Hanyuma ikindi ukande like, iyo ukanze like uba unteye inkunga ikomeye cyane. Kuri uyu munota rero ndagira ngo twirebere message cyangwa se chat nari mu kugirana n'uyu muvandimwe udasobanukiwe ibya Pi Network, kandi afite account nziza ya Pi Network, afiteho n'amapayi ariko amwe barayamutwaye, ariko bamubeshya yuko igihe cyo kugira ngo ikore neza ngo nkuko bigomba kuba bimeze ngo kitaragera. Ahangaha turaza kureba akantu ku kandi ibyo yagiye ambwira cyangwa se ikiganiro twagiranye, kugira ngo umenye cyangwa se usobanukirwe niba wowe ushobora kugira ubunyangamugayo, uko ushobora gufasha bagenzi bawe. Ariko kandi niba utari inyangamugayo ntago ari byiza gukunda umugayo imbere y'amaso y'Imana ndetse n'imbere y'amaso y'abantu, ntabwo ari byiza. Ibintu byose bijya bigira ingaruka mu gihe cyabyo. Ku ikoranabuhanga rero by'umwihariko ntabwo ari byiza gukora ibi bintu. Hanyuma uyu nguyu ntabwo message ziri hejuru nza kuzibereka ibyo twabanje kuvugana cyangwa se ibyo yabanje kunyandikira nibyo namusubije. Turahera kuri ino message isa naho ari iya mbere nubwo atari iya mbere kuri no chat twagiranye. Aravuga ati nabazaga kugira ngo wallet yanjye ikore bigenda gute? Ati nabazaga kugira ngo wallet ikore bigenda gute? Hanyuma ahangaha mpita musubiza ndamubaza nti wallet yande? Arambwira ngo ni account yanjye. Hanyuma amaze kubona ngo ni account yanjye, anyoherereza iyi foto ureba ya screenshot yarakoze muri iyi account ye anyuze muri Pi browser. Arambwira ngo urabona hari akantu katarazamo, yanyerekaga muri aka gace ka hano ambwira yuko hari akantu katarazamo, kandi murabizi ko kugeza uyu munsi nta kandi kantu karazamo ahangaha. Niba wamufashije aramubwiye ko hari akantu katarazamo, kuva katarazamo bitakora, ubwo ntumbaze simbizi. Ahangaha rero nahise musubiza ndamubwira nti oya ntako. Hanyuma maze kumbwira nti oya ntako, ahita ambwira ngo ni gutyo biba bimeze. Ndamubwira nti yego. Hanyuma reka twumve muri voice icyo yambwiye hano, utega amatwi. Ati harahandi hano, ati reka nze nkwereke. Hanyuma yinjira muri wallet, biragaragara ko yinjiye muri wallet. Yambwiye ko akoresha fingerprint. Amaze kugera muri wallet arambwira ati aha hantu handitse buy. Ikibazo yari afite ni aha hantu handitse buy, kugura. Ni gute yashaka kumenya ni gute umuntu yagura Pi coin? Mu by'ukuri uyu muntu
hari ibintu asa naho atarasobanukirwa neza, ntabwo azi neza yuko afiteho izi payi. N'izi ngizi sinzi niba abizi ko azifiteho, simbizi, sinzi impamvu atari kubyumva neza, ariko nidukomeza chat twagiranye uraza gusanga ameze nkaho atabyumva. N'izi ngizi yatanze, nge nita ko yatanze ko ntago nzi uko byagenze, nazo ntabwo azi ko zatanzwe. Izi ngizi zigeze ku 9 n'ibice 68 bya payi byagiye kuri 2MALYG. UPV 72 niwe wazimutwaye. Hanyuma bigaragara ko yasigaranye izi payi 0 n'ibice 02 nizo yamusigiye. Hanyuma kuri muzirokinze hasigara izi ngizi, ntabwo nzi igihe yarokinze. Bigaragara rero ko izi ngizi yazimutwaye ejo bundi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2025 isaa 6:55 zo kumanywa nibwo izi payi zabashije kuba zagenda zose uko ari 9 n'ibice 68 bya payi zagiye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 2025 isaa 6:55 nibwo zagiye. Kandi ibi byose nta makuru yabyo afite, ntabwo azi ko zagiye, ntabwo yitaye kuri izi afite kuri available balance, ntabwo yitaye kuri izi afite kuri zirokinze. Hanyuma ikindi wamenya nuko dukomeze twirebere, dukomeze turebe. Hanyuma agera muri on ramp aciye kuri buy ahangaha nyine, ubwo no kuvuga ngo yahise akanda kuri buy ahangaha. Hanyuma amaze gukanda kuri buy, murabizi ko yukanze kuri buy uhita ugera ahangaha gutya muri on ramp, aho yakagombye kuba agurira payi anyuze muri on ramp, uko byose birumvikana ko atabisobanukiwe. Hanyuma mpita musobanurira ibyo ari byo. Aha uhanyura ugiye kugura payi kuri buy hariya hejuru mwabonye. Hanyuma aho hejuru kuri on ramps naho niho wagurira payi, ariko hari ibindi bisaba nyine, urumva ko ntago byoroshye. None se simbona nta kibazo ufite? Nahise mubwira none se simbona nta kibazo ufite, nge ntago nari nagasobanukiwe neza ko biriya byose atabyumva neza. Naje kubisobanukirwa dukomeje kuganira. Ahangaha ahita ambwira ati yego, ahita mbaza ati naho kugura no kugurisha ni ikibazo afite, kugura no kugurisha. Kandi urabona ko hari izo yatanze rwose, ubwo numvaga ibyo byose abisobanukiwe. Arambwira ngo kugura, ndamubwira nti kugura wagura kuri exchange cyangwa ukagura bisanzwe wowe n'undi uzi wakwemera kuziguha ukamwishyura cash nyine nkuko bisanzwe, ngira ngo murabizi. Arambwira ati okay, ariko nge ntago nemerewe kugurisha. Ubwo yabazaga, arambwira ngo I think, ndatekereza ko nemerewe kuba nagurisha. Aravuga ngo hari ibitaraba approved, no kuvuga ngo hari ibitaremezwa. Ariko mwabonye ko mu by'ukuri nta kintu na kimwe cy'ikibazo afite kuri account ye, ariko hari ibyo atarasobanukirwa kandi afite umutungo we. Hari ibintu atarasobanukirwa ku mutungo we. Narababwiye ngo mu bintu byose umuntu kurusha amakuru kuri ibyo bintu niwe ubigiramo inyungu kurusha wowe udafite amakuru ahagije. Uyu muntu iyo aza kugira amakuru ahagije, ntago baba baramutwaye ziriya payi zigera ku 9, ntabwo abatazi yuko mbese hari ibintu abazi uko byagenda kose. Kandi nahise mubwira nti kandi mbona waratanze payi 9 n'ibice 68. Mpita mubwira ni kuri biriya uvuze ko hari bitaraba approved, nabwo nta na kimwe, kereka niba utabisobanukiwe ahubwo. Hanyuma ahita ambwira ati ibaze umuntu nabyeretse umwe wabona yarazi yoherereje, ubu nta nimwe mfite. Biragaragara nyine ufite 0 n'ibice 02. Mbega umutipe, atavuga ati mbega umutipe. Numva nyine bibaye nk'ibintangaje, ndavuga ni oya se ntabwo ari wowe wazitanze se? Arambwira ngo wapi, ntazo natanze, numvaga ko bitarakunda. Ni kwa kundi umuntu aba adafite amakuru. Wankoreke KYC, ubwo wamukoreke KYC ni wakeka, simbizi niba ari byo koko cyangwa se atari byo.
ndamubwira ntacyafite n'izindi zirokinze nazo zizajya kuri available balance lockup yarangiye azazitwara. Arambwira ati ubwo niwe wazihaye? Asanga aravuga ati okay. Hanyuma twumve nanone iyi voice icyo yari arimo kuvuga. Lockup iracyari lockup ishobora kuzarongera mu kwa 11 ngira ngo niwe nibeshye. Ko n'ubundi nayo yambwiraga ko mu kwa 11 ko tubikora twabikoze mu kwa 7. Twabikoze mu kwa 7 atari mu kwa 8. Arambwira ngo negereze ngo iyi lockup uko iri kujana 40 kaza muri. Arambwira ngo mu kwa 11 ngo nibwo ushobora kuzaba ugize ngo nibwo ushobora kuzaba umeze nkaho nemerewe kuba natangira kuba nemerewe kuba nazigurisha. Niyo mpamvu rero nivuzanye bikanze mu bazi ibihumbi yaba harimo 97 n'ibice 45 kuri available balance hakaba ariho 0.02. hasi hariya hari payi 9 n'ibice 68. bigaragara ko wazohereje kuri iriya wallet iriho MALYAJUPV72 wazoherejeho ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 2025 isaa 6:55. ibyo bintu ntago wigeze ubikora kuri izo tariki. niba utarabikoze uwo muntu niwe wazigutwaye. igihe zadega kuri available balance yahise azitwara agusigira 0.02. bivuze yuko afite wallet yawe nako afite passphrase yawe. ubwo ni ukuvuga ngo nizi 97.45 nizimara kugera kuri available balance nyuma y'imyaka warokinze nazo zahita zigurukana. nicyo kibi cyo kwerekana ibintu byawe. ugomba kwitonda ukabanza ukabisobanukirwa. Yes, ahangaha rero ahita avuga ati nibyo iriya phrase ni fingerprinting nkoresha gusa yanyerekaga ibintu none niwe wazitwaye. gusa ni mpura nawe nzamutuka kabisa. oya nta mpamvu yo gutukana ihari, ihangane. hanyuma gusa urumva uko byagenda kose kumutuka ntago ari cyo igisubizo. ikigaragara nuko wamubwira uti umuvandimwe rwose wamfashije neza warakoze, ndagusabye ntuzongere kunyiba, kuko afite ubushobozi bwo kuzongera kugutwara ziriya payi zindi ziri kuri izi payi zose. reka turebe izi payi zose uvuze ko ziza lockup yazo izarangira. mw'abantu mwe mwumve izi payi zose ziri ahangaha kuri 97.45 atubwiye ko zizarangira mu kwa 11. niba lockup yayo izarangira mu kwa 11 niba mbyibuka neza nawe ukawubyumvishe, ubwo ni ukuvuga ngo igihe izarangirira wa muntu wamufashije yamubwiye yuko ngo aribwo azaba yemerewe kugurisha. niba mwabyumvishe muri ya audio yaduhaye ngo nibwo azaba yemerewe kugurisha. mu by'ukuri iki gihe azahita mutwara n'izi 97 zose uko zakabaye, nta nimwe azamusigira nk'uko yamutwaye izi ngizi ziri ahangaha. ejo bundi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 2025 isaa 7:55 z'amanywa nibwo yazimutwaye. ni bya bindi rero tuba tuvuga, kwa kundi ugenda ugaragaza ibyawe kubera kutazi kubyikorera, birumvikana nta kundi byagenda. ibi bintu rero uko byagenda kose abantu babihomberamo, abandi bakabihemukiramo, abandi bagakora ibintu bibi bitari ubunyangamugayo, ariko ntabwo biba bikwiriye. nimureke ibyiza biganze ibibi, imitima yanyu ihore idafite urubanza na rumwe, kuko uko byagenda kose guhemuka ntago ari byiza, kandi iminsi y'umujura iba ibaze. mu kinyarwanda baravuga ngo iminsi y'umujura ni 40. sinzi niba 40 itaragera ngo uyu nguyu azakubitwe mu buryo atamenye, ariko igihe cyose biba bishoboka. ngende Leonard, iyi ni Umutara TV. uramutse ugeze kuri channel yacu ari ubwa mbere, nagusaba ugakora subscribe hanyuma ugakanda like kugira ngo dukomeze kwibanira. reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye.